Ndagusuhuza yesemo gukurikira The Spotlight Jam aho ibiganiro bitandukanye by'ubwenge ibyegeranya nk'ibi bigende kugira buri munsi. Gusa gukora subscribe niba utarayikora no munsi rero uze kunyura mu tujye muri industry ya music. Turibe beef zikomeye cyane z'umuhanzi 50 Cent. Abantu benshi muramuzi. 50 Cent ni umuhanzi wagaragaye muri beef zikomeye cyangwa se amakimbirane n'abandi bahanzi bakomeye ku rwego rw'isi, ariko nyinshi yagendaga zitsinda. Kigaragaza nk'umuntu ukomeye w'igihanganye muri izo beef, ihanganye n'abahanzi bakomeye nka bari Kirosi, ba PDD ndetse n'abandi. Uraza gusobanukirwa byinshi kuri ino video. Uze ko nyuma rero dutangire muri make nagutindiye. Muri mwaka wa 1975 mu mujyi wa New York hazwi nka South Jamaica havukiye umwana witwaga Kardashian James Jackson uzwi ku izina rya 50 Cent. Yakuriye ahantu hakomeye cyane huzuye ibibazo by'ubukene, urugomo, ibiyobyabwenge ndetse n'amakimbirane yo ku mihanda. Nyina yari umucuruzi w'ibiyobyabwenge, aza gupfa 50 Cent yari akiri mutoya cyane. Aho niho ubuzima bwe bwahindukiye cyane akiri muto. Yinjiye mu buzima bw'iyo mihanda, ariko uko yahoraga n'ibigeragezo byinshi ni nako yakomeza kugenda aba umwana ukomeye cyane w'imihanda, agenda amenya imihanda n'ibikorwa kuri ino mihanda. Utagaragaza ubwoba ndetse no kurwana ku ntego ze biri mu byaranze n'umwarikaga 50 Cent. Yakuze ari umwana ukomeye cyane ukunda music, ufite umutima ukomeye ndetse no guhangana. Mu myaka yakurikiye 50 Cent yinjiye muri music, atangiye gukora indirimbo zifite imbaraga, zigaragaza ubuzima yagiye anyuramo, ubushongore n'ubukaka ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko byose byabaga bishingiye ku buzima yaciyemo akiri mutoya. Muri 2003 yasohoye album ye yahinduye ubuzima bwe yitwa Get Rich or Die Trying. Iyi album yatumye ajya mu cyiciro cy'abahanzi bakomeye ku isi b'ibihe byose, yinjiye mu mateka ya hip hop. Niyo mpamvu rero kuba 50 Cent yabaye icyamamare ukaba umuzi nanjye ngo bamuzi, ntabwo byaturutse ku buhanga gusa, ahubwo byaturutse ku mateka akomeye, ubuzima bwo kurwana ndetse no kuba atigeze ahisha ukuri cyangwa se ahisha amarangamutima ye. Iyo mwabaga mwasiririye 50 Cent yabishyiraga hanze, yaba akoresheje indirimbo cyangwa se interview yabaga yatumiwemo. Reka nangire ngo ikaze rero ni ubuzima buteye n'ingunyirimo bwa 50 Cent, ariko ikibazo cy'uyu muti tuze kwibaza ni beef z'uyu mugabo. Abahanzi bakomeye yagiye ahura nabo muri beef zitandukanye, ese byagenze gute? Ese yarazitsinze cyangwa se baramutsinze? Uraza gusobanukirwa. Gusuze kunyemera dutangiye ku mpamvu y'amakimbirane muri hip hop. Undi muri hip hop amakimbirane ni ikintu gikomeye cyangwa se beef igice gikomeye cyane kigaragara muri ino njyana. Impamvu yabyo ikomeye cyangwa se ikitera beef icyambere n'uburenganzira bwo kwiyerekana. Buri muhanzi wese uri muri ino hip hop ashaka kwigaragaza nk'umuhanzi ukomeye cyangwa se nk'umwami wa hip hop. Cya kabiri ni ugushaka kuba uwa mbere muri hip hop, ugaragara nk'aho ari we wa mbere cyangwa se urenze abandi muri ino njyana. Ikindi cya gatatu ni ugushidikanya ku burenganzira bwa mugenzi cyangwa se ubushobozi bwa mugenzi wawe. Abahanzi benshi babumva ko ubahanganya ari umuhanzi uciriritse kuri bo. Bimwe biranga abantu bo muri hip hop bigatuma bahangana buri munsi, yaba ari mu magambo ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa icy'ingenzi babikora mu ndirimbo, ugasanga umwe yasohoye indirimbo ivuga kuri mugenzi we cyangwa se ivuga ku ntege nke za mugenzi we, ari nabyo abafana benshi cyane bakunda cyane kurusha ibindi. Kuri 50 Cent rero amakimbirane nawe ntago yigeze yahunga, ubwo n'amakimbirane yifashishije nk'intwaro maze ituma agaragara cyane ku ruhando mpuzamahanga. Izina rye riramamara ku isi yose bitewe n'uko amakimbirane yose yagiye agaragaramo yasaga nk'aho ari we yatsinze, bitewe n'inyungu yabaga yazikuyemo ndetse no kwamamara. 50 Cent yagaragara ko ari nk'aho yatsinze n'amakimbirane. Gusa hari n'amakimbirane menshi akomeye yagiye ahuramo n'abahanzi bakomeye, ariko na n'ubu kugeza akaba atararangira. Hari amakimbirane y'ibihe byose atazanarangira, bigaragara ko n'abagabo badashobora kwiyunga. Ni amakimbirane turaza kuyamenya, turaza gusobanukirwa byinshi. Ziko nyuma rero dutangiye n'amakimbirane ya mbere cyangwa se n'umuhanzi wa mbere wahuriye mu makimbirane n'uyu mugabo 50 Cent. Amakimbirane ya mbere cyangwa se beef ikomeye cyane ndi kukubwira ku mwanya wa mbere ni 50 Cent na Ja Rule. 50 Cent na Ja Rule ni amakimbirane yatangiye mu myaka y'1990 ubwo 50 Cent yari akiri umusore ushaka kumenyekana muri hip hop. Uyu Ja Rule rero umuraperi wamamaye cyane mbere ya 50 Cent, afite label yitwa Mother Inc. 50 Cent yavuze ko Ja Rule ari fake gangster kandi ko indirimbo zisa n'ibinyoma. Ku ruhande rwa Ja Rule yumvise ko 50 Cent amwanga kandi ko ashaka kumwambura icyubahiro cye nk'umuhanzi ukomeye. Uko byagenze ubundi muri match cyangwa se impamvu y'iki kibazo nuko n'amakimbirane yagiye akora, byatangiye cyane kugaragara mu ndirimbo, buri wese agenda asohora indirimbo itandukanye. Nk'indirimbo yitwa Wankista 50 Cent yabaye icyamamare ivuga ko ari n'amakimbirane. Iyi beef y'abagabo bombi yamaze imyaka igeze ku 10, nubwo na n'ubu ngubu utakimeza ko yarangiye neza buvuga ngo abo bose bariyunze. Ni beef gusa ubukomeye bwe cyangwa se intonganya zabaga zihari mu myaka 10 zari zaragabanutse. Bivuze ngo ino beef imaze imyaka igeze ku 10 yahombeje cyane kare ya Ja Rule. Abafana batangiye kumubona nk'umuntu woroshye kubera ku rwego rwa 50 Cent, bitewe n'uko babonaga ko 50 Cent yatsinze Ja Rule. Album ze zakurikiye zagiye zigabanuka mu kugurwa, gusa kuri 50 Cent izari inyungu zikomeye
kuko 50 Cent yari umwana ukizamuka byatumye amenyekana maze imihanda itangiye kumenya n'umuhungu kuko yari atangiye kugenda avugisha abatari bakeya agenda yibasira abahanzi bakomeye maze bituma izina rye rigaragara ku mihanda. Undi muhanzi bagiranye bifu yitwa The Game. Ese The Game byagenze gute? Undi The Game yari umuraperi mushya ukomeye cyane muri label yitwaga G-Unit ibe na 50 Cent bari bahuye muri label imwe yitwa G-Unit. The Game yatangiye gukora album ye ya mbere yiswe The Documentary muri G-Unit niho yayikoreye, ariko 50 Cent yumvise ko The Game atamwubaha akerekana ko ashaka kwigenga kurusha uko yaba hamwe n'itsinda rye. Ibi byazamuye amakimbirane hagati y'aba bombi bitewe n'uko The Game yatangiye gusa nkaho yigenga cyangwa ashaka gukora ibintu bye ku giti cye rwihishwa. 50 Cent yabifashe nko kudakurikiza amategeko y'itsinda arayoboye, kandi yagiye avuga ko The Game ashaka kumufata nk'umuntu umwe w'ingenzi cyangwa se nkaho ari we ugenga itsinda. Uko byatangiye cyangwa se uko byagiye bikomera bigenda byamamara ku isi yose. Batangiye gutunganira mu ndirimbo nka 50 Cent yasohoye indirimbo yitwaga 300 bars and running aganisha amagambo kuri The Game. The Game nawe ntabwo yacicitse, yasohoye indi ndirimbo cyane izwi nka West Side Story n'izindi zikomeye cyane ashimangira ko igice cya 50 Cent kari umunyamakosa. Amagambo yagiye arushaho gukomera, atangira intonganya mu bitangazamakuru, mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hatandukanye ku mihanda. Beef ku isi yose abantu bese bagenda bayimenya. Zimwe mu ndirimbo rero basohoye, The Game yasohoye indirimbo zitandukanye zivuga kuri kino kibazo yari afitanye na 50 Cent, harimo nk'iyo nari maze kukubiye 300 bars and running, asohoye indirimbo yitwa Hate It or Love It, asohoye indirimbo yitwa Soundtrack to the Street ndetse na My Beach. 50 Cent nawe yaritaye mu gutwi maze asohora izindi ndirimbo eshatu yitwa Piggy Bank, No Rich Still Line, 300 Shots n'izindi zitandukanye. Beef ikomeye nakubwira ari n'umuhanzi 50 Cent yagiranye n'abahanzi bakomeye. Beef yagiranye na Rick Ross. Beef ya 50 Cent na Rick Ross. Amakimbirane hagati ya 50 Cent na Rick Ross yatangiye nyuma y'ibihembo bya Best Hip Hop Awards y'umwaka 2008. Ross yavuze ko 50 Cent yamurebye nabi cyangwa se kizwi nka Dirty Look. 50 Cent yasubije avuga ko atamwibuka neza, bivuze ko atigeze yumva ibyo ngibyo avuga cyangwa se ibyo Rick Ross yavuga, dore ko Rick Ross kigera umuhanzi ukiri kuzamuka ugishaka izina. Muri 2009 rero Rick Ross yashyize hanze indirimbo yitwa Mafia Music ifite amagambo akomeye cyane yari ari gushinja 50 Cent, maze 50 Cent nawe asubiza mu ndirimbo yitwa Officer Ricky Go Ahead Try Me. Aba bombi bose bagaragaje urwango n'imvugo zikakaye cyane. Iyi ndirimbo ya 50 Cent yitwa Officer Ricky impamvu zikomeye zatumye Rick Ross agirana ubushambere na 50 Cent. Rick Ross ashaka kumenyekana kurushaho, yari akiri mutoya. Icyo 50 Cent yari umuhanzi ukomeye cyane mu gihe Rick Ross yari akizamuka. 50 Cent rero yaravuze ngo Rick Ross ashaka kumfatiraho izina kugira ngo azamuke mu muziki, gutukana ku muryango ndetse n'abagore n'abana babo. Iyi beef rero yaje gutuma aba bombi batukana ku miryango yabo cyangwa se famille zabo, maze 50 Cent asora amagambo akomeye cyane ku mugore wa Rick Ross witwa Tia ndetse n'abana bagiye bamenye ino beef, maze beef bikomeye cyane ku isi hose. Ino beef rero kugeza ubu ngubu ntabwo wamenya ngo yarangiye ryari. Nta gihe na kimwe 50 Cent na Rick Ross bigeze batangaza ko bashyize iherezo ku makimbirane yabo. Nta kiganiro na kimwe n'amashusho namwe agaragara ko Rick Ross na 50 Cent biyunze. Nubwo byatangiye ari urwango, iyi beef yafashije Rick Ross kumenyekana cyane. Mazimwe mu ngaruka z'iyi beef, Rick Ross byatumye izina rye rizamuka. Yari akizamuka mu ruhando rwa hip hop. Iyo arwana na 50 Cent cyangwa se ino beef na 50 Cent, abantu benshi bahise bamumenya, maze batangira kumenya n'umuhanzi uzamutse bitewe na beef yagiranye na 50 Cent wari umustar. Album za Rick Ross zagiye zigurwa n'abantu batandukanye nk'iyitwa Deeper Than Rap, Teflon Don ndetse n'izindi zitandukanye bitewe n'ino beef yagiranye n'umuhanzi w'icyamamare witwa 50 Cent. Kandi kwa 50 Cent rero ino beef ntabwo yamubereye nk'izindi. Ku zindi beef zose yagiye agira nk'iza Jaloro ndetse na The Game, 50 Cent yagiye azigira inyungu. Itsinda rye razamuka, gusa muri ino beef na Rick Ross yaramutsinze bitewe n'uko Rick Ross yagize izina rikomeye, bitewe n'uko yari akiri mutoya bisa nk'aho yari utsinze, bitewe n'uko 50 Cent we nta kindi kintu yiyongereyeho ku muziki we n'undi ko ari umuntu ukomeye. Bituma rero abantu bishobora ko Rick Ross yatsinze 50 Cent bitewe n'inyungu Rick Ross yakuye muri ino beef. Ndi beef ikomeye cyane cyangwa se undi muhanzi ukomeye yagiranye beef na 50 Cent ni P Diddy. Amakimbirane hagati ya 50 Cent na P Diddy yatangiye mu mwaka 2006 ubwo 50 Cent yasuraga indirimbo yitwaga The Bomb. Iyo ndirimbo yitwa The Bomb
yagize impaka zikomeye cyane yerekana ko PDD afite uruhare cyangwa se afite amakuru ajyanye n'iyicwa rya Notorious B.I.G n'akagihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi, bituma amakimbirane y'aba bombi azamuka maze urwango rutangira kuba hagati yabo. Ubuzima bwa 50 Cent ni ubuzima bwagiye burangwa na beef zitandukanye, gusa yari umuhanzi ukomeye, umuhanzi w'umuhanga, gusa n'izi beef yagendaga agira ku ruhande ziri mu byagiye bituma izina rye ryamamara. Ni beef rero yagiye agira zitandukanye, ni beef nyinshi ntabwo wazazirundura ngo zirangize. Hari n'indi beef ikomeye yagize n'umuhanzi witwa Fat Joe. Fat Joe yakoze indirimbo na Jalol, umuhanzi yitwa New York, bituma 50 Cent amufata nko gufasha abo bita Jalol, kandi Jalol yari umuhanzi utajya imbizi na 50 Cent, bituma Fat Joe na 50 Cent nabo ikibazo gituruka hagati yabo, amakimbirane atangira kuzamuka bitewe n'uko Fat Joe yakoranye indirimbo na Jalol kandi yari umwanzi wa 50 Cent. Ibyakurikiyeho ni ugutukana mu bitaramo bitandukanye, indirimbo bagiye basohora. Ikintu gikomeye cyane kuri ino beef ho baje kwiyunga muri 2012 nyuma y'urupfu rwa Chris Wright wari inshuti yabo bombi. Abagabo bose maze biza kurangira biyunze 50 Cent ndetse n'ingo Fat Joe. Indi beef nayo yagize ni beef yajyanye na French Montana. Nandaro iyi beef, French Montana avuze ko 50 Cent akunda gutongana, nuko 50 Cent yahisemo kumwibasira kuri internet bitewe nuko French Montana yamwise umuntu ukunda gutongana. Ibyakurikiyeho no gutukana ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram ndetse n'izindi beef rero 50 Cent yagiye agira ni nyinshi, ntabwo twaziva ngo tuzirangize. Usoze kunyemera rero dusoze ngushimira, ari byinshi bimenye, ari byinshi giye sobanukirwa kuri no muhungu ngo ni 50 Cent, n'umugabo ni 50 Cent, ni beef nyinshi giye sobanukirwa n'abanzi batandukanye yagirana nazo. Uze kunyemera rero dusoze ngushimira, wewe wabanye natwe muri kino kiganiro ko bagiye sobanukirwa byinshi kuri zino beef z'umugabo ngo ni 50 Cent n'abanzi batandukanye yagiye ahura nabo muri beef bite n'ibibazo bitandukanye, byose twagiye tubikubwira ndetse n'icyateye no makimbirane. Reka dusoze tugushimira rero twumvaga ni The Spotlight Jam, njya kugitegura kandi nakugeza bino byose. Nitwe ngo Ny'America Kim, ushaka gukora like kuri ino video niba wakunze ibyo dukora, naho bunzi Astra Vista. Ubundi amazina mwita Kenya West, n'umugabo yasohoye list ikomeye cyane y'abantu avuga ko bamugambaniye, iriho abantu bakomeye b'abasitari batandukanye, abahanzi benshi bavuga muri no si imyidagaduro ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye. Hariho n'umugore we Kim Kardashian nawe yasohotse kuri ino list. Uraza kibaza kuri ino list, ese niye mpamvu yatumye n'umugabo atonga ino list, cyangwa se nibe ibibazo bikomeye bituma avuga ko bamugambaniye? Uraza kugenda umenya byinshi kuri ino video, uraza kumenya amateka ya Kanye West ndetse n'ibindi bitandukanye. Kinyenze rero nagusaba no gukora subscribe kuri ino channel ya The Spotlight Jam, aho ibiganiro bitandukanye nk'ibi ngibi, amakuru atandukanye ndetse n'ibindi bigenda bikugeraho, ngewe bikugezaho buri munsi. Nitwe ngo Ny'America Kim, uzi kunyemerera ngo yikaze nangira ngusuza mbwira ati wiriwe cyangwa se waramutse bitewe n'igihe urebe ino video. Gusa icyo nakubwira muri aka kanya baza gusobanukirwa, ikadutangire nkubwira byinshi kuri uno mugabo witwa Kanye West wasohoye urutonde rw'abantu avuga ko bamugambaniye. Ubundi amazina ye yitwa Kanye West, yavukiye Atlanta muri leta ya Georgia ku itariki ya 8 Kamena n'akagihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi. Avukiye mu muryango w'ababyeyi babiri bari bafite inshingano zikomeye cyane zo kurera abana bana. Ababyeyi be batandukanye akiri muto, bituma akurira hafi cyane ya mama we. Nyuma yo gutandukana kw'ababyeyi we yimukiye Chicago, aho yari ari kumwe na Donda West, akaba ari we nyina w'uyu muhungu. Icyo gihe nibwo impano ze z'ubuhanzi zatangiye kugenda zigaragara. Ubuzima bwe bwaranzwe n'urukundo n'ubucuti bukomeye cyane yari afitanye na mama we, dore ko babanaga bonyine nyuma y'uko batandukanye na papa we. Wese umubyara West yari umunyamakuru ukomeye cyane, akaba umufotozi ndetse na nyuma aza kuba umupasiteri. Mu gihe nyina Donda West yari umwarimu wa kaminuza uzwi cyane, Donda West yamubereye inshuti ikomeye, umujyanama n'umubyeyi byuzuye, amuhora hafi mu mishinga yose, imishinga y'ubuhanzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Barabanaga ari babiri gusa, byatumye urukundo rwabo rwiyongera. Iyo yakoraga ikintu cyose cy'umuziki, Donda West yamwekaga ko ibintu byose bishoboka. Gusa byaje kuba ibintu bikomeye cyane, byaje kubibazo kuri Kanye West ubwo nyine yitabaga Imana mu 2007. N'urupfu rwagiye rwangiza byinshi kuri Kanye West mu mitekerereze ndetse n'ibikorwa byagiye bikurikira mu minsi yakurikiye. Kuva mu bwana bwe Kanye West yerekanye Imana idasanzwe mu guhanga ndetse no kwandika. Ku myaka y'itanu atangiye kwandika indirimbo z'abandi, akajyandika lyrics yazo, mu gihe ku myaka 7 atangiye kwandika indirimbo ze. Mu myaka 13 yonyine yinjiye muri studio bwa mbere maze akora indirimbo ya mbere ya rap. Yari umwana ukunda ibijyanye n'ubugeni, imideli ndetse n'amashusho n'amajwi, cyangwa se ibijyanye na video n'amajwi. Ibi byose byakinguriraga ku nzira yo kuzaba umuntu ukomeye cyane muri rap ndetse no muri muzika ku rwego rudasanzwe.
mu ishuri aho yigaga abarimu bemeza ko yari afite impano ikomeye cyane, akagira ubwonko butekereza cyane ndetse akagira n'ubwonko bwo guhanga udushya cyangwa se creative thinker. Bimwe byaranze Kanye West mu mashuri ubwo yari yigaga akiri umwana. Mu kwamamara ko Kanye West yatangiye yamamara nk'umuntu utunganya indirimbo cyangwa se producer mbere yuko aza kuba umuraperi. Yakoze beat zamenyekanye cyane ku bahanzi bakomeye cyane harimo nka Jay-Z, Alicia Keys, Ludacris ndetse na Janet Jackson. Uburyo yahinduraga amajwi cyane agoza samples za soul ndetse n'udushya tw'amapiano yamuhaye umwanya udasanzwe mu ruhando rwa muzika cyane cyane muri rap. Icyo yakoze cyane kuri album ya Jay-Z yitwa Blueprint cyamubera amarembo, maze isi yose itangira kumenya n'umuproducer uzamutse bitewe n'ibintu bikomeye cyane yakoze kuri no album ya Jay-Z. Nibwo ubuhanga bwe bwatangiye gufatwa nk'imboneka rimwe muri hip hop. Nubwo kampani zikomeye cyane cyangwa se kampani zikomeye cyane zidasanzwe zanze kumusinyisha amasezerano nk'umuraperi, Kanye West yarakomeje aratsimbarara. Yemera ko impano itagomba kurangira ngo nk'umuproducer agomba gutangira album ye cyangwa se agomba gutangira kariyeri y'ubuhanzi. Yashyize hanze album ye ya mbere yitwa The College Dropout muri 2004, yahise ivuga rikijyana ku isi hose. Yakurikijwe indi album ikomeye cyane yitwa The Late Registration and Graduation, byamuzamuriye izina rikomeye cyane. Indi album ikomeye yasohoye muri 2008, album ye yitwa 800 and Heartbreak, yahinduye ubuzima bwe cyane maze ituma amenyekana ku isi yose muri rap. Isi yose itangira kwita kuri uno muntu. Imyumvire y'umuziki wa hip hop ahindura uburyo hip hop igenda ndetse n'abahanzi benshi bavuga ko agiye abigisha ibintu byinshi bitandukanye. Yasohoye indi album yitwa My Beautiful Dark Twisted Fantasy muri 2010, yiswe n'abantu benshi ari album y'ibihe byose kurusha izindi zabaye mu mateka. Uburyo Kanye West akunda imyambarire byatumye yinjira mu mwuga wo gukora imideri, aho yashinze kampani yitwa Yeezy yakoranaga na Nike mbere yo kwimukira kuri Adidas. Basuraga inkweto zamamaye ku isi hose. Yeezy yaje kuba imwe mu mishinga yinjiza amafaranga menshi mu mateka y'abahanzi. Yakoze imideri myinshi ku rwego mpuzamahanga ndetse akorana n'amazina akomeye cyane nka Balenciaga ndetse n'andi mazina atandukanye. Iyi brand yahinduye ishusho y'imideri y'isi yose, ituma abantu bose bamufata nk'umuhanga ukomeye wo guhanga ibintu bishya kandi bitari bisanzwe kuri ino si. Ubuzima bwe bwite, urugo ndetse n'abana be muri famiye. Muri 2014 Kanye West ashakanye na Kim Kardashian, umwe mu bantu bakomeye cyane mu mbuga nkoranyambaga n'imideri muri Amerika. Bafitanye abana bageze kuri 3. Aba bana 3 bose Kanye West agaragaza mu itangazamakuru cyangwa se mu itangazamakuru yerekana nk'umuntu bakunda cyane. Urukundo rwe na Kim Kardashian rwamaze imyaka 8 gusa mbere yuko batandukana muri 2021. Nubwo batandukanye, Kanye West akomeza gushimangira ko abana be ari bo moteri y'ubuzima bwe cyangwa se cyo kintu gituma akora cyane. Aracyaharanira kubaka ubuzima bwabo mu buryo bufatika cyane kandi bufite agaciro, kandi akomeza kubagaragariza urukundo mu ruhame abivuga abantu bose babyumva. Kugeza ubu Kanye West aracyakora umuziki, imideri ndetse no gushaka ibisubizo bishya mu buvumbuzi n'ikoranabuhanga. Ari gukora umushinga natanye nk'ubwira yitwa Yeezy Ecosystem ahuza inyubako, imyambare ndetse na tekinoloji n'ubuhanzi. Ariko rero nagira ngo nyuremo hato muri buno buzima bwe cyangwa se byaranze ubuzima bwa Kanye West. Gusa icy'ingenzi cyanzanye no munsi no kuva kuri ino list yashyize hanze y'abantu avuga ko bamugambaniye. Uraza kwibaza se yarahaye amazina cyangwa se niye mpamvu avuga ko bamugambaniye. Uraza kugenda usobanukirwa byinshi. Ubundi Kanye West ni umuntu ukunda kuvuga cyane cyangwa se ukunda kuvuga imubabaje cyane mu ruhame, cyane cyane iyo yumva ko hari wamukoreye nabi cyangwa se utamushyigikiye mu bihe bikomeye. Yagiye ashyira hanze urutundi rw'abantu avuga ko bamugambaniye, kwema inshuti ze, abahanzi, abashoramari n'abantu bo mu muryango we. Iyi list yayitangaje mu bihe bitandukanye kandi binyuranye, rimwe kuri Instagram cyangwa se ibiganiro n'itangazamakuru. Yivugira ko umuntu wese utamushyigikiye kuri we bari ubugambanyi. Niyo mpamvu rero Kanye West bana gushara list y'abantu babagambanyi cyangwa se afata nk'abagambanyi kuri we. Kubera abantu batandukanye, abahanzi, ibitangazamakuru bikomeye ndetse n'amakampani akomeye. Kino list rero yasohoye rero bita Jay-Z. Jay-Z ni mu bantu ba mbere bafashije Kanye West gutangira umwuga we. Nyuma bahura n'ibibazo bishingiye ku mikoranire no ku mishinga batumvikanyeho. Kanye West yavuze ko Jay-Z atigeze amuba hafi mu bihe byari bikomeye nyuma y'urupfu rwa mama we. Undi muntu nawe ukomeye cyane kuri no list yitwa Drake. Umubano wa Drake na Kanye West wabaye ukomeye cyane mu myaka myinshi, ariko nyumuza gushiramo bitewe n'ibintu byinshi bitandukanye hagati yabo cyangwa se byaje batandukanye hagati yabo. Kuri Kanye West ubwo ndavuga ko Drake yamugambaniye kubera ko yakoresheje ubushuti bwabo mu nyungu ze cyangwa se kugira ngo amwungukemo. Undi muhanzi uriho kuri no list cyangwa se undi muhanzi Kanye West avuga ko yamugambaniye yitwa Big Sean.
Big Sean ni umwe mu bahanzi Kanye West yashyize muri Good Music kandi amufasha kumenyekana. Ariko nyuma Kanye West yavuze ko kumusinyisha ari ikosa rinini yakoze mu buzima bwe. Yashinjaga Big Sean kumusiga mu bibazo bya politike. Kanye West yavuze ko Big Sean yamuhemukiye kuko atigeze amushyigikira mu ruhame, nubwo Big Sean yabyigeze kongera kumera neza hagati y'aba bagabo bombi. Umuntu wagambaniye Kanye West yitwa John Legend. John Legend na Kanye West bari inshuti za hafi ndetse banakoranaga indirimbo zitandukanye nyinshi, ariko umubano wabo waje kuzamo agatotsi nyuma yo gutandukana nuko Kanye West yinjiye mu bitekerezo bya politike. John Legend yagiye avuga ko adashyigikiye ibyo Kanye West ari gukora, ndetse akavuga mu ruhame ko ibikorwa bye Kanye West yabifashe nko umugongo. Yatangaje ko John Legend yamugambaniye kuko yamaganye ibitekerezo bye aho kumuvugira neza cyangwa se kumushyigikira. Undi muntu uri kuri liste kandi w'ingenzi abantu bose byatunguje kuba ariho cyangwa se byatangaje yitwa Kim Kardashian. Nubwo Kim Kardashian wahoze ari umugore we, Kanye West yigeze kumushyira mu rutonde rw'abantu bamugambana cyangwa se batamufashe mu bihe bikomeye. Bivuze ko Kim Kardashian atigeze amuba hafi mu bihe byamugoye, cyane cyane mu mwanya w'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se mu bindi bibazo bitandukanye. Undi muntu uri kuri ino liste y'abagambanyi ba Kanye West yitwa Kris Jenner. Kris Jenner ni nyina wa Kardashian cyangwa se nyina wa Kim Kardashian. Kiza guhabwa izina Kanye West Kris Jong-un, izina yakoresheje kugira ngo agaragaze ubutegetsi bukomeye cyane amushinja. Kanye West yagiye avuga ko Kris akunda kugenga ubuzima bwa Kim n'abana be cyane. Avuga ko Kris yagerageje kumubuza kubona abana ndetse no akamutegeka ubuzima mu buryo butamushimishije. Ibyo byose rero byamumuje kumva umutuzo we cyangwa se kuba mu mutuzo nk'uko Kanye yabishaka. Kuri ino liste ya Kanye West hazwa n'itangazamakuru n'izindi nshuti zitandukanye. Kanye West kandi yayoboye urutonde rw'itangazamakuru n'abantu batandukanye avuga ko bamugambaniye. Yashinjaga ibinyamakuru bitandukanye nka TMZ, CNN, Breakfast Club n'ibindi binyamakuru bitandukanye kumuvuga nabi mu ruhame cyangwa se kumuvuga nabi mu ruhame. Ngibyo rero byinshi n'abangubwiye kuri n'umugabo Kanye West na liste yasize hanze y'abantu bavuga ko bamugambaniye. Bagiye usobanukirwa byinshi kuri ino liste ndetse n'aya mazina yose agiye ariho, wagiye umenya impamvu y'ubu bukimbirane bwaje hagati ya Kanye West n'aba bantu. Umenye impamvu yatumye amasora kuri liste y'abagambanyi ndetse n'ibindi bitandukanye. Wasobanukiwe ubuzima bwa Kanye West. Byinshi urabimenye muri ino video. Reka nsabe niba ukunze ino video ukore like, wumvaga cyangwa se gutegura ibintu byose nta wundi n'umwami w'ibyegeranyo. Nitwa Ngabo Intwara Rikaze. Iyi ikaba ari The Spotlight Jam, aho ugenda umenya amakuru atandukanye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ibyegeranyo by'ubwenge nk'ibi ndetse n'amakuru y'akatarabone kugenda usobanukirwa. Reka nsoze nkushimira rero nkubwira ngo Imana ikunire kandi Imana ibane nawe. Astra Vista. Ubuzima bw'imiryango n'urukurikirane rw'inkuru zitandukanye. Hari igihe umuntu abyara abana kumva ari umutwaro, ukuri rimwe na rimwe abana bashobora kumunanira bakamubera isoko y'ibibazo n'akababaro. Ariko nanone iyo abana babaye biza bakabinyangamugayo bakubaka ubuzima bwabo mu buryo bwabo bwiza, bishimisha umutima w'umubyeyi n'umuryango muri rusange. Niyo mpamvu imiryango iba isoko y'ibyishimo cyangwa se ibibazo bitewe n'uko abana bitwaye. Mu mateka y'isi hari imiryango yagiye ikomera kubera uko abana babaga bitwaye. Urugero naguha umuryango wa Kennedy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamenyekanye mu bya politiki n'umuyobozi, aho John F. Kennedy yabaye perezida, ariko nanone ukagira ibihe bikomeye cyane by'akababaro n'agahinda n'ibigeragezo bitandukanye. Umuryango wa Kardashian Jenner umwe mu miryango izwi cyane ku isi, kandi ubuzima bwabo bwahindutse urugero rwerekana ko ubwamamare bushobora guhindura ubucuruzi bukomeye. Bamenyekanye mu buryo butangaje, batangira nk'abanyamuryango basanzwe ariko baza guhindura ibyamamare ku rwego mpuzamahanga. Uze kunyemera muri aka kanya tuba aribo tuvugaho. Dufate telefoni zacu, imashini zacu, ducanga ino video twumve byinshi kuri uno muryango uri mu batunze agatubutse ku isi, uri mu byamamare bikomeye ku isi, yaba mu bitangazamakuru ndetse no mu bindi bitandukanye ku isi. Uraza kumenya byinshi kuri uno muryango, abawugize ubwo n'abana bawurimo, papa wabo, mama wabo ndetse n'ibindi byinshi utamenye kuri uno muryango, cyangwa niba ari n'ubwa mbere ubumvishe uraza gusobanukirwa. Ahangaha uri ni ku isoko ya byose, isoko y'ibyegeranyo bikomeye cyane ndetse n'amakuru atandukanye. Ni kuri Spotlight Jam. Gushishikariza no gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo amakuru nk'aya ngaya, ibyegeranyo nk'ibi bikomeye cyane tuzajya bigucika buri saha, buri munota ndetse na buri munsi. Uzagenda wunguka byinshi kuri ino channel. Ukore like kuri ino video ndetse kandi ugere muri comment section wandike icyo twaza kubwiho gutaha. Uze kunyemerera dutangire tudatinze, maze birengegize ibicyakurangaza byose, twinjire kuri ino video.
twinjire mu bitabo tureba bano bagore dore ko bose ari ababyeyi n'abakobwa. Ese baranzwe n'iki? Ese bavutse ryari? Buri wese afite imyaka ingahe? Papa wabo ninde cyangwa se mama wabo ninde? Ubundi umuryango wa Kardashian Jenner ugizwe na Kris Jenner, akaba ari mama w'aba bana bose, akagira uwo bita Kim Kardashian yari wamenyekanye cyane. Undi mwana bafite ni Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian ndetse na Kendall Kardashian. N'undi bita Kylie Jenner wamenyekanye cyane binyuze muri reality show Keeping Up with Kardashians, ikaba ari channel yerekana video z'uyu muryango. Ariko ubu buri wese afite ibikorwa bye by'ubucuruzi, ibirango by'imyenda, ibikoresho by'ubwiza ndetse n'imishinga yatumye batunga miliyari z'amadolari. Imirabanze nkubwire byinshi kuri uno muryango, amateka yawo ndetse n'ibindi byinshi utari uzi kuri uno muryango. Reka dutangire na mama wabo Kris Jenner, avuka tariki 5 Ugushyingo mwaka wa 1955, akaba yitwa Kristen Marie. Yize muri high school yitwa Claremont iri muri San Diego. Yashakanye na Robert Kardashian mwaka wa 1978. Robert Kardashian uyu nguyu bashakanye ari umunyamateka amenyekanye cyane mu rubanza rukomeye cyane yaciye rwa O.J. Simpson mwaka wa 1990. Bafitanye abana bageze kuri 4, muri abana batandatu bose harimo bita Kourtney Kardashian mu 1979, akagira n'uwo bita Kim ari wamenyekanye cyane mu 1980. Undi mwana bafitanye ni Khloe yavutse mwaka wa 1984, bakagira n'undi bita Rob yavutse mwaka wa 1987. Nyuma yo gutandukana na Robert Kardashian mwaka wa 1991, Kris Jenner yashakanye na Bruce Jenner, umukinnyi w'imikino ngororamubiri watsindiye imidari myinshi ya zahabu mu mikino ya Olympique. Bafitanye abana bageze kuri 2, barimo bita Kendall yavutse mwaka wa 1995 ndetse no bita Kylie Jenner yavutse mwaka wa 1997. Uko umuryango wakomeye cyangwa se uko n'umuryango wagiye umenyekana ugakomera ku isi hose bakawumenya. Ubundi mu ntangiriro uyu muryango wa Kardashian wari uzwi cyane kubera Robert Kardashian, ariko abana batangiye kwigaragaza mu itangazamakuru. Kim Kardashian yabaye icyamamare mwaka wa 2007 bituma reality show Keeping Up with Kardashians itangira. Iyi show yerekanye ubuzima bwabo bwa buri munsi, ikabafasha kumenyekana ku isi yose. Kris Jenner yahise aba manager, akurikirana imishinga y'abana be, akabafasha kubaka ibirango byabo bwite mu myenda, ubwiza, lifestyle ndetse n'ibindi bitandukanye, habe n'imyidagaduro. Uko imyaka yagiye ihita buri mwana yagiye aca inzira ze. Kim ndetse na Kylie bubatse ibirango by'ubucuruzi byabagejeje ku rwego rw'imari maze bafata miliyari. Kendall yabaye umwe mu bamodeli bakomeye cyane cyangwa se bamwe mu banyamideli bakomeye cyane ku isi. Mu byo bita Khloe na Kourtney nabo bubaka imishinga ikomeye cyane yinjiza amafaranga atari make. Kuva mu ntangiriro yagaragara ko Kris Jenner umubyeyi wabo afite intumbero z'ubucuruzi. Yabonye ko ubuzima bw'abana be bushobora kuba inkuru ikurura abantu, muzatangira kubaka uburyo bwo kubagaragaza ku isi yose. Reality show Keeping Up with Kardashian yabaye intangiriro y'urugendo. Iyi show yerekanye ubuzima bwabo bwa buri munsi, ibibazo byabo, ibyishimo ndetse n'imibabaro yabo bahoranaga nabo. Abantu batangiye kubabona nk'umuryango wihariye, kandi ibyo byabaye intangiriro y'ubutunzi bwabo bukomeye cyane. Kim Kardashian yahise aba izina rikomeye. Objection, Your Honor. She's gatekeeping and I can prove it. The prosecution, state your case. Ubwiza bwe, uburyo yitwaraga n'uburyo yakoreshaga imbuga nkoranyambaga byamuhinduye ikirangirire, maze bimugira umuntu ukomeye. Yaje gushinga SKIMS, ikirango cy'imyenda cyamuhaye amafaranga menshi. Kikaba ari ikirango cyangwa se brand ikomeye cyane y'imyenda akora, irimo underwear cyangwa se ya myenda ihindura umubiri, imiterere y'umubiri n'indi myenda itandukanye myinshi akora. Mu byo bita Khloe Kardashian yagaragaye nk'umuntu w'inyangamugayo, ukunda gusetsa rimwe na rimwe, ariko nanone afite ubushobozi bwo kuba umucuruzi ukomeye. Yashinze nawe kampani cyangwa se brand ikomeye cyane yitwa Good American, ikirango cy'imyenda kibanda ku bagore bose nta kubugama ku ngano yabo cyangwa se imiterere. Mu byo bita Kourtney Kardashian yahisemo inzira yihariye. Yashinze icyo bita Push, urubuga rukomeye cyane rwerekana ubuzima bwiza, imirire n'imyidagaduro. Yagaragaje ko atari ngombwa gukurikira inzira imwe n'abandi cyangwa se gukurikira inzira imwe nk'abavandimwe, ariko nawe nk'ubwo yaciye indi nzira wamwihaye kwa fome yo kugwiza amafaranga yari akiwufite. Undi mwana Rob Kardashian nubwo atagaragara cyane mu ruhando rw'imyidagaduro,
akomeje kugira uruhare mu muryango, nubwo ubucuruzi bwe butagaragara cyane, gusa aracyari umwe mu muryango w'abatunzi. Undi mwana ni Kendra Jenner, yahisemo modeling cyangwa se kwigira mu bijyanye n'imideri. Umwe mu bamodo bakomeye cyane ku isi, akora ku rwego mpuzamahanga, yerekana imyenda n'ibirango bikomeye cyane mu birori bikomeye aba yitabiriye. Undi mwana nakubwira ni Kylie Jenner, yabaye igitangaza mu myaka ye mike. Yashinzwe Kylie Cosmetics, ikirango cy'ubwiza cyamuhaye miliyari y'amadolari, bituma bumwe mu bakiri batoya batunze miliyari ku isi. Ubutunzi bw'umuryango bwakomeje kwiyongera, wese yubatse inzira ye, ariko byose bikomoka ku mbaraga z'umuryango. Kuri ino famiye, imbuga nkoranyambaga zabaye intwaro ikomeye. Instagram yabaye urubuga rukomeye rwo kwamamaza ibikorwa byabo, kandi abakurikira miliyoni nyinshi babaye isoko y'ubucuruzi. Reality show yabo yerekana ibibazo byabo bwite, harimo n'amakimbirane hagati y'abavandimwe, ariko ibi byose byabaye uburyo bwo gukurura abantu kurushaho. Nubwo berekana amakimbirane hagati yabo cyangwa se utubazo tuba twaje hagati yabo, nabwo ari uburyo kugira ngo bakurure abakurikirana. Bimwe mu byo bakoze bikabafasha kugaragara neza mu maso y'abatuye isi. Kim Kardashian yagiye mu bikorwa bya politike n'ubutabera, asaba impinduka mu mategeko, cyane cyane ku bijyanye n'ubutabera bw'abagororwa. Ibi byamuhaye isura nshya itari y'ubucuruzi gusa. Mu gihe Kylie akomeje kwagura Kylie Cosmetics ku rwego mpuzamahanga, kandi ibikorwa bye bikomeje kwinjiza amafaranga atari make cyane y'amadolari. Abakobwa benshi ku isi bamufatira icyitegererezo. Mu gihe wita Kendra Kardashian akomeje kuba umumodeli ukomeye cyane, ari mu bamodeli bakomeye cyane ku isi. Akora mu birori bikomeye cyane nka Victoria's Secret ndetse na Balmain. Ubu ni izina rikomeye mu mwuga wo kumodalinga. Mu byo bita Koroye, akomeje kwagura business cyangwa se kwagura brand ye yitwa Good American, ikirango cy'imyenda kibanda ku bagore bose. Yagaragaje ko ubucuruzi bushobora kuba inzira yo guhindura ubuzima bw'abantu. Mu gihe Kotini yagaragaje ubuzima bwe bushya nk'umubyeyi, kandi Push ikomeza kwerekana uburyo bwo kubaho neza yibanda ku buzima bwiza, imirire ndetse n'imyidagaduro. Uwo bita Kisi, mama wabo, akomeje kuba manager w'umuryango, akurikirana imishinga yose kandi akomeza kuba umutima w'umuryango, nihuza ibikorwa byose by'uno muryango. Unyemerere gatoya tuze gusoza nkubwira ku mitungo y'uwo muryango, dore ko bafite amafaranga menshi, akayabo k'amafaranga yagutunga utongeye gukora. Uze kunyemera dore kuri Kim Kardashian tuvuga ku mitungo y'uwo muryango, kuko no ufite amafaranga menshi cyangwa se no ufite imitungo myinshi. Dore ko afite biliyoni 1,700,000 kugeza kuri biliyoni 1,800,000 y'amadolari. Yabigezeho cyane kubera SKIMS, cya kirango cy'imyenda gifite agaciro ka miliyari 5, ndetse n'ikindi cyitwa SKKN yamufashe kongera ubutunzi. Aha ngaha hose akaba arakora amafaranga, akaba ariyo mitungo afite. Undi muntu turi bukurikizo ni Kylie Jenner, afite agaciro cyangwa se afite amafaranga ubarirwa ku madolari miliyoni 700 na miliyoni 750. Yamenyekanye cyane kubera Kylie Cosmetics yigeze kwitwa billionaire, ariko nyuma Forbes yagaragaje ko agaciro ke kari munsi ya miliyari, ariko akomeje kuba umwe mu bakomeye mu bwiza ndetse no mu gukora ibikorwa byiza. Uze kunyemera dukomeze kuri Kylie Jenner, akaba ari mama w'abo bakobwa, afite amafaranga ageze kuri miliyoni 200 y'amadolari, akaba ari manager w'umuryango, akurikirana imishinga y'aba bana. Turaza gukomeza kundi umukobwa yitwa Khloe Kardashian. Amafaranga ye tuyabaza itashatse yahaye agaciro cyangwa se imitungo ye tushyize ku gaciro, ugasanga afite amadolari miliyoni 60 kugeza kuri miliyoni 70. Akaba ari we nyiri Good America, akaba ariyo brand ye, ikirango cy'imyenda kibanda ku bagore bose, akaba ariyo brand ye bafite. Undi mukobwa turi buvugeho ni Kourtney Kardashian, afite agaciro k'amafaranga ageze kuri miliyoni 60 y'amadolari na miliyoni 70. Akaba ari we nyiri Push, ya website nakubwiye rwa rubuga nakubwiye, karubuga rwerekana lifestyle ndetse n'ubuzima bwiza. Undi mukobwa ndi bukubwireho muri no famiye yitwa Kendra Jenner, afite agaciro ka miliyoni 60 y'amadolari. Nimwe mu bamodeli bakomeye ku isi bahenga amafaranga atari makeya. Undi wa nyuma ndi bukubwireho yitwa Rob Kardashian, afite amafaranga menshi nawe, dore ko afite miliyoni 10 y'amadolari. Tugiye kuyashyira mu Manyarwanda naho yaba ari mu miliyari zigeze muri 15. Afite ibikorwa bike mu myidagaduro n'ubucuruzi,
ntihagaragara cyane, mu gihe famiye yose amafaranga yabo cyangwa se amafaranga ya famiye yose tuyatiranyije yavamo biliyoni 3.5 cyangwa se kugeza kuri biliyoni 4, akaba ariyo mafaranga ino famiye yose yaba ifite duteranyije imitungo yabo yose. Urumva ko ari amafaranga menshi kuri famiye imwe. No famiye y'aba Kardashian igizwe n'abakobwa bageze kuri 5 ndetse na mama wabo. Nizere ko usobanukiwe byinshi kuri uno muryango, nizere ko umenye byinshi kuri no famiye, byinshi bibazaga nizere ko bisubizwe. Ye wumvaga nigo Ny'America iyi ngiyi kumva cyangwa se no muyoboro ni Spotlight Jam, ushishikariza gukora subscribe kandi ukore like niba kunze ibyo dukora kugira ngo n'abandi bashe kubibona, nanone zo gukora share, then ujye muri comment section wandike icyo twazakubwira ubutaha. Reka nsoze nkubwira ngo amahoro y'Imana, imigisha Imana itanga ndetse n'urukundo rwayo ruhorane nawe iteka. Aho bundi hasta la vista. Muri iyi singe nawe dutuye hari abantu bavuka maze isi ikazabibagirwa, hari abandi bavuka maze bakavukira kwihindura. Chadwick Allen Boseman yari umwe muri aba ngaba. Yavukiye mu muryango usanzwe i Anderson muri South Carolina, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko indangagaciro ze zari gukora cyane, kwihanga ndetse no gukunda abandi byamugize umuntu udasanzwe. Kuva mu bwana bwe yagaragazaga Imana idasanzwe mu buhanzi, akandika amakinamico ndetse akanayakinamo kugeza ubwo yaje kuba izina rikomeye cyane muri sinema y'isi. Ariko hari ibanga rikomeye yabitse imyaka myinshi. Mu gihe isi yose yamurebaga nk'umwami wa Wakanda, yararwaye indwara ikomeye cyane yagize ibanga, ariko sundi ni gute yabashije gukomeza gukora akagera ku ntego ze kandi akagira amagambo yubaka yasigiye abatuye isi, maze njye nakaba atubera inkomezi. Muri iyi documentary munyemere tuze kureba byinshi ku buzima bwe. Turaza kubagezaho inkuru y'ubwana bwe uko yisanze muri sinema, filime zamugize ikirangirire, amagambo ye yatanze n'ubutumwa yatanze n'ibyavuzwe n'abantu bakomeye cyane avuga kuri uno mugabo. Turaza kurebera hamwe iby'inyenyeri ikomeye ya Hollywood Walk of Fame n'ibindi bintu byinshi bikomeye abantu benshi batabashije kumenya, ibintu wowe utamenye, ibintu nanjye namenye ubu ngubu. Icyo ngusaba kuri ubu ngubu ni uko wakora subscribe kuri ino channel yitwa Spotlight Jam, aho ibiganiro bitandukanye, amakuru agezweho, byegeranyo nk'ibi ngibi bitambuka buri munsi. Iyi si inkuru y'umukinnyi wa filime gusa, iyi ndi kubagezaho ni inkuru y'umuntu wahinduye amateka y'isi, agasiga umurage ukomeye, umuntu wagiye udasanzwe, njye nawe tutazibagirwa. Uze kunyemera tudatinze, unize amatwi maze unize umwanya, twinjiye muri ino si ya filime. Reba uno mugabo muri Hollywood, ese yari muntu ki? Ese uno mugabo yaranzwe n'iki? Ese yarabyaye? Ese yarashatse? Ibyo ni ibibazo byose bwibaze, ariko turaza kubisubizwa, turaza kubisobanukirwa muri kino kiganiro. Wibana natwe kugira ngo ino video ize kurangira usobanukiwe, ushishikariza gukora like kuri ino video niba wabikunze. Ikindi kandi uze kujya muri comment section twandikiremo icyo wifuza ko twaza ubutaha, kugira ngo ibyo dukora bijye binyura abo tubikorera. Tudatinze rero dutangire kuri uno mugabo. Ubundi amazina mwita Chadwick Allen Boseman, yamamara cyane bamumenya nka Black Panther, umunyamerika w'icyamamare mu gukina filime. Yavutse mwaka w'1976 hari tariki 29 Ugushyingo. Boseman yavukiye yitwa Anderson muri South Carolina. Yabaye ikimenyetso cy'cyubahiro ku banyafurika ku isi yose, cyane cyane dore ko yagaragaye muri filime yitwa Black Panther. Yavukiye mu muryango wicisha bugufi cyane, dore ko se yitwaga Ny'America Boseman, akaba yarakoraga mu ruganda, naho nyina yitwaga Kanye, yari umwarimu. Akiri mutoya yakundaga kwandika no gukina drama, ahangaha yabikoraga akiri mu mashuri. Yanditse ikinamico yitwa Crossroad, yibutse urupfu rw'inshuti ye yapfuye. Yize mu university akomeye cyane nka Howard University, ahangaha yari iherereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ino kaminuza yahuriye n'abarimu bakomeye cyane cyangwa se abanyamwuga muri filime nka Felician Rashford, mufashije kubona amahirwe yo kwiga mu Bwongereza muri kaminuza ikomeye cyane ivuga rikijyana yitwa Oxford. Boseman yakoranye n'indangagaciro zo gukora cyane, kwihanga ndetse no gukunda abandi, ibintu byamubereye urufatiro mu buzima bwe bwose. Ariko ndabizi kuri kwibaza uti nahaye amafilime yakomeye cyane yamugize umusitari, nize filime yagaragayemo maze zigatuma abantu bamumenya. Ibyo byose nabikuzaniye. Filime ya mbere yakinnye ikamugira umusitari yitwa 42, yakinnye mwaka wa 2013, akaba yarakinnye yitwa Jackie Robinson
akaba ari umukinnyi wa baseball waciye inzitizi z'ivangura. Yakinnye no mu yindi filime yitwa Get On Up muri 2014 umwaka wakurikiyeho, akaba yakinnye yitwa James Brown, akaba ari umwami wa funky. Indi filime yakinnye muri 2017 akaba yitwa Marshall, akaba yakinnye yitwa God Marshall, akaba ari ryo zina yari afite, akaba ari umucamanza wa mbere w'umwirabura mu rukiko rw'ikirenga. Indi filime ikomeye cyane abantu benshi twamumenyeho yitwa Black Panther, yakinnye mu 2018, akaba yakinnye yitwa T'Challa, umwami wa Wakanda. Iyi filime yabaye ikimenyetso cy'icyubahiro cy'abanyafurika, ikinjiza miliyari zisaga 1 miliyoni 300 z'amadolari ku isi yose. Urupfu rw'uyu mugabo ntabwo nishimiye ko ngiye kuvugaho, ariko yaragiye kandi yasize umurage ukomeye kuri ino si. Bossman yapfuye tariki 28 Kanama mwaka 2020, akaba yaragiye afite imyaka 43 azize colon cancer. Yarwaye imyaka irenga 4 ariko akagira ibanga agakomeza gukora ndetse no gukora cyane. Urupfu rwe rwashenguye benshi batuye isi, by'umwihariko abakunzi ba Marvel cyangwa se filime yakinaga, imitungo y'uyu mugabo cyangwa se ibyo yari afite. Bossman yari afite umutungo ugera kuri miliyoni 12 z'amadolari. Yarashakanye na Tyler Simon Edward Bossman, nubwo atabyaye yasize umurage w'icyubahiro n'urukundo mu muryango we. Byumvikana neza Bossman yagiye nta mwana asize. Turaza gukomeza tuvuga kuri Hollywood Walk of Fame. Chadwick Boseman yahawe igihembo. Inyenyeri ya Hollywood Walk of Fame yahawe ku itariki 20 Ugushyingo 2025, nyuma y'imyaka 5 apfuye. Iyi nyenyeri ni 2428 inyenyeri zari zimaze gutangwa cyangwa se zashyizwe hanze, kandi yahawe mu cyiciro cya Motion Pictures, ubwo uruhare rukomeye cyane yagize muri sinema. Motion Pictures iyi cyiciro nacyo gitangwamo ibihembo muri Hollywood. Itariki naho byabereye bino birori byabaye ku itariki 20 Ugushyingo 2025, ari ku isaha ya 5:30 i Hollywood Boulevard muri Los Angeles. Umugore we Tyler Simon Edward Boseman, abavandimwe nka Derek, Kevin ndetse n'inshuti ze zikomeye n'abakinnyi bakinanye mu mafilime nka Michael B. Jordan, Letitia White, Viola Davis, Ryan Coogler, bose bari bitabiriye uyu muhango wo gutanga ino nyenyeri wabereye Los Angeles nk'uko namaze kubikubwira. Umugore we Boseman yagize amagambo atangaza akomeye. Uyu mugore we rero umuhango yakoze yafashe inkweto ya Shadwood maze ayishyira ku nyenyeri ye nk'ikimenyetso cy'uko yabashije kuyitambukaho cyangwa se yitambuka mu buryo bw'umwuka we nubwo atarahari. Abavuze amagambo y'icyubahiro muri uno muhango harimo Ryan Coogler wari umuyobozi wa Black Panther, harimo Viola Davis bakinanye mu mafilime atandukanye na Marley's Black Button. Bashimangiye ko Chadwick yari umuntu w'icyitegererezo ubaha kandi wuzuye impano. Aba bagabo ibyo bavuze byose ndaza kubikubwiraho. Ubusanzwe ibisabwa kugira ngo babone ino nyenyeri, icya mbere no kuba umaze imyaka nibura 5 ukora umwuga w'imyidagaduro, kuba ufite izina ryamamaye ku rwego mpuzamahanga, nabyo n'indi mpamvu ituma baguha ino nyenyeri. Icya gatatu, kuba yaragize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere sinema, umuziki cyangwa se televiziyo. Hari n'igihe hari ibindi bivugwa yuko ababishinzwe cyangwa se abari muri Hollywood ari uburyo nabo bagukominika maze ukaba wabona ino nyenyeri. Chadwick Boseman yarujije bino byose, yakinnye mu mafilime atandukanye akomeye nka 42, Get On Up, Marshall, Black Panther ndetse na filime yitwa Marilyn Black Spotton, kandi yagize uruhare mu guhuza cyangwa se mu guha icyubahiro abirabura muri sinema. Ubutumwa bw'umugore we yatanze, Tyler Simon Edward Boseman, yavuze ko umugabo we yari arenze kuba umukinnyi gusa cyangwa se umuhanzi, yari umwigisha w'umwuka wubakiye ku muryango n'inshuti z'ubufasha kuguma no gutanga icyizere. Amagambo yubaka n'umugabo yaratanze cyangwa se rya jambo yavuze maze rikaba ryakubera inkomezi. Yagize ati, "The struggles along the way are only meant to shape you for your purpose." Ati ibigeragezo uhura nabyo mu rugendo bigamije kuguhugura cyangwa se gukangura ubwonko bwawe no kugira uwo ugomba kuba we kubw'intego yawe. Yarongeye kandi agira ati, "When you invest in seed, watching it grow is the greatest joy." Ati ibi by'imbuto kureba igenda ikura nibyo bitanga ibyishimo bikomeye cyane kurusha ibindi. Ntabwo yagarukiye ahangaha, ahubwo hari n'iri jambo naguteguriye yavuze. Yagize ati,
Purpose is an essential element of you. This is the reason you are on the planet. Ati intego ni igice cy'ingenzi cy'ubuzima bwawe, niyo mpamvu uri ku isi. Byavuzwe n'abantu bakomeye cyane kuri uno mugabo harimo Viola Davis, yamwise Might X, umuntu wagiraga imbaraga n'ubuzima butangaje cyangwa se butanga icyizere. Undi wavuze byinshi kuri uno mugabo amwita Ryan Coogler, yari director Black Panther. Yavuze ko Chadwick yamubereye inshuti ikomeye kandi ko yagize uruhare mu gutuma filime yimenyekana kanakundwa ku isi. Undi muntu wavuze byinshi kuri uno mugabo ni Michael B. Jordan, yamwise umuntu udasanzwe wuzuye urukundo ndetse n'ubupfura. Undi muntu ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagize icyo atangaza kuri uno mugabo ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama. Barack Obama we byaramurenze, ntabwo yavuze ubwo yarakoze, avuga ko ari urugero rw'umuntu uharanira indangagaciro. Igeze kumutera inkunga akiri muri kaminuza ya Howard, avuga ko ari urugero rw'umuntu uharanira indangagaciro. Ubuzima bwa Chadwick Boseman ni urugero rw'umuntu ushobora guhindura isi binyuze mu buhanzi. Yasize umurage udasanzwe, ubutwaro, ubupfura n'ubuhanzi buhamye ko sinema ishobora kuba igikoresho cyahindura amateka y'isi cyangwa se cyahindura imibereho y'isi. Twavuga byinshi kuri uno mugabo, twavuga byinshi tukarondora, gusa yatuvuyemo ntago agihari, ariko ibikorwa yakoze bizakomeza kugenda biba akabando gacumbagiza abakiri ku isi. Amagambo yavuze uzabyumva maze ugira icyo wiga. Filimi yakinnye nazo uzajya uzireba maze umwibuke. Gusa unyemerere ducumbikira aha. Njye wumvaga ni nka Ny'America Kim. Ushishikarize gukora like kuri ino video, gusa cy'ingenzi ujye muri comment section uvuge ko icyo wumva twazakubwira ubutaha. Iyi wumva Spotlight Jam. Aho ubundi Imana ibane nawe kandi Imana ikurinde. Hasta la vista.